Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Ni kimwe mu bihugu by'ibihangange bibaho ku isi. Iki gihugu kuba kigiye kongera guhangana na Burkina Faso bigiye gusa nk'aho ari ikintu gikomeye cyane. Ni nyuma y'uko twari tuzi ibihugu bitatu, Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri guhangana na Captain Ibrahim Traoré. Ese wabyumva ute haramutse hagarutsemo ikindi gihugu cy'igihangange utigeze utekereza ko gishobora kuba cyaza guhangana na Burkina Faso? Ese Captain Ibrahim Traoré afite ubushobozi buhambaye bungana gute bwo guhangana n'ibihugu bine bigiye kumurwanya umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye? Reka tuvuge ko umwe mu mamaneko wari waraje kunekera igihugu cya Israel yaje gufatirwa mu gihugu cya Burkina Faso ari kugerageza kwicisha Captain Ibrahim Traoré. Ibi biraza kugaragaza neza buryo ki Captain Ibrahim Traoré ari guhirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, yaba bazi, abatazi, ndetse n'ibindi bihugu bimwihisha inyuma bimubwira ko bimukunda nyamara ibihugu bitamukunda. Ubushuti bwa Captain Ibrahim Traoré n'igihugu cy'Uburusiya bukomeje kuba bwateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cya Burkina Faso. Ni nyuma y'igihe gitoya intambara hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Israel ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, maze Captain Ibrahim Traoré araterura avuga ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukora bagomba kubihagarika, kandi ko intambara hagati ya Iran na Israel igomba kurangira, maze akabona kumanika amaboko, maze abaturage bo muri Iran n'abaturage bo muri Israel bakabaho mu buryo bwiza kandi mu buryo bukomeye cyane. Ibi byaje gutuma isi yose ikomeza kwibaza, ese Captain Ibrahim Traoré izi mbaraga azikura he? Bigenda gute kugira ngo umugabo udasanzwe avuge ko kimwe mu bintu byiza bigomba kubaho ari uguhagarika intambara hagati ya Iran na Israel mu gihe intambara iri muri Kongo imaze igihe kinini cyane itararangira? Ibi byose biri kugaragaza uburyo ki Captain Ibrahim Traoré agomba guhangana n'ibihugu bitavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Muri ibyo bihugu harimo igihugu cya Cote d'Ivoire kiri ku mugabane wa Afurika, tutibagiye igihugu cy'Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Igihugu cya Israel cyohereje maneko udasanzwe kwicisha Captain Ibrahim Traoré. Uyu mumaneko ubwo yafatwaga yavuze neza ko yoherejwe n'igihugu cya Israel kandi ko ibyo bamusabye gukora byose yabikoze, ahubwo ko imyaka giza ari uko Leta ya Burkina Faso imufasha. Ushobora kwibaza ngo ni ikihe kibazo gihari gikomeye gishobora kuba cyatuma Israel yivanga mu makimbirane ari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Burkina Faso. Isi yose muri rusange ikomeje kumirwa, umunsi ku munsi hagenda havuka abantu bashyashya bashaka kugambanira Captain Ibrahim Traoré. Umunsi ku munsi kandi hagenda havuka ibintu bishyashya bishobora kuba byashyira hasi igihugu cya Burkina Faso. Uko umunsi wije n'uko ndukaza hagenda hagaragara abamaneko bashyashya bari kurwanya Captain Ibrahim Traoré. Mwibutse neza uyu mugabo ni umugabo w'imyaka 37, niwe mu perezida mutoya ku isi yose. Captain Ibrahim Traoré kandi si ibyo gusa, yihariye imyanya itatu igiye itandukanye. Uyu yihariye umwanya yuko ari we mu perezida ukunzwe kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Uyu kandi yiharira umwanya ko ari we mu perezida wa mbere uri guhigwa kurusha abandi bose muri Afurika. Uyu yiharira umwanya yuko ari we mu perezida utanga imbwirwaruhame zidasanzwe zitafite abo batinya ku mugabane wa Afurika wose muri rusange. Ukuri kugaragaza neza buryo ki Captain Ibrahim Traoré uko byagenda ko ariko kose ko yiteguye gukora iyo bwabaga ngo ahangane n'igihugu cyari cyo cyose kidashaka kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Uyu kandi
ari ku rutonde rw'abaperezida bazi kwinekera umutekano wabo mu buryo buhambaye, ubwo amakuru avuga ko Captain Ibrahim Traoré ari umwe mu baperezida badasanzwe ari ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo kuba wazanguje kumwicisha biragoye cyane kuko birangira ari upfuye, ikimenyetso kigaragara ko uhiga ahita ahinduka uhigwa. Ibi byose bigaragaza ububasha, imbaraga bigaragarira mu buyobozi bwa Captain Ibrahim Traoré. Isi yose itekereje kuri Captain Ibrahim Traoré ubona neza ko hari ikibazo gikomeye cyane isi igomba kwitaho. Ese Captain Ibrahim Traoré ni muntu ki bitandukanye nuko abantu bamubona umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye? Ese uyu mugabo ibyo akora bya buri munsi bigaragaza iki ku buzima bamo bwa buri munsi ko bwije ndetse nuko bukeye? Captain Ibrahim Traoré numwe mu bagabo bagaragaza ko uko isi ibona ibintu bigomba gutandukana kure cyane nuko ibyo bintu biba bimeze. Uyu kandi umunsi ku munsi agaragaza ko isi yose muri rusange igomba kumenya iki kiterambere rya Afurika riri mu maboko ya Afurika. Byagenze gute kugira ngo umunyisirayeli cyangwa umwisirayeli afatwe ari kugambanira Captain Ibrahim Traoré? Uyu nyuma y'uko igihugu kitakekwaga cyane ko cyagambanira Captain Ibrahim Traoré ari igihugu cya Israel, uyu mugabo udasanzwe avuye mu gihugu cya Israel byarangiye aje kugambanira Captain Ibrahim Traoré ubwo yaje ari kwigira inshuti n'abasirikare mu gihugu cya Burkina Faso, maze bikaza kurangira abaye inshuti ya hafi y'umwe mu bajenerali bakomeye mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu byaje kurangira w'intego yo kwicisha Captain Ibrahim Traoré atayigezeho cyane ko uyu nguyu yabanekaga nabo bari kumuneka umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye. Uyu mugabo udasanzwe yavuze ko buri kimwe cyose gikoraga kugira ngo agambanire yicishe Captain Ibrahim Traoré. Izina rye ni Jacob. Uyu nguyu avuga ko uko byagenda ko ariko kose yagombaga gukora ibiri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu mugabo udasanzwe mu gihugu cya Israel avuga ko icyari cyaramuzanye mu gihugu cya Burkina Faso ari ukwicisha Captain Ibrahim Traoré. Ese uyu nguyu umugambi we waburijwemo gute? Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo mu gihugu cya Israel umugambi we uburiswemo? Reka tubane muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi aho tugiye kugaruka kuri byinshi mu byabereye mu gihugu cya Burkina Faso, cyane cyane tukibanda ku mutekano wa kiriya gihugu aho isi yose imaze kumirwa bitewe n'ibintu bidasanzwe kuba mu gihugu cya Burkina Faso, maze isi yose ikaba iri kuvuga ko iki gihugu gishobora kuba kiri guhigwa cyane kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika. Iki gihugu kandi ko bashaka kwica perezida wacyo kurusha abandi baperezida bose bari mu mugabane wa Afurika. Njye tugiye kubana uyu munsi n'Odette Uwingabire Akiro Kanyamibwa. Ikaze nanone ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi turamenyera byinshi kugendana na politike tutibagiwe n'imiyoborere. Aha niho honyine twamenyera byinshi kugendanye n'uko ubuzima bugomba kugenda, cyane cyane kumenya uko politike ya Afurika igomba kubakwa tutitaye ku mpamvu zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Nibwo bwa mbere ukigira hano rero nuva udakanze subscribe, like, comment and share kugira tubana mu nkuru zacu za buri munsi nziza kandi zihindura uko society ibona ibintu umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Tugiye mu bweko ari uburyo bwiza wajya ubonamo amakuru yacu mu buryo bwihuse, aho uburyo ari nabundi ni ukujya mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Kwinjira muri uru rubuga ni ubuntu, urajya muri comment urebe comment ya mbere ni link na pininze urayikandaho joining, maze ubaye umunyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp. Iki ngiki cyaba ari ikimenyetso kigaragaza ko tugiye kujya tubana buri munsi umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, maze tugira urushaho kumenya byinshi kugendanye n'ibikorera ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Nibwo bwa mbere ukigirano rero nuva hano ibyo bintu byose utabikoze. Inyuma y'uko tuzi ibihugu bitatu byonyine byari biri guhangana na Captain Ibrahim Traoré biri kure y'umugabane wa Afurika. Ibyo bihugu nta bindi ni Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitunguranye igihugu cya Israel cyamaze kujya ku rutonde rw'ibihugu biri guhangana na Captain Ibrahim Traoré. Ibi ngibi biri gutuma abanyapolitiki mu gihugu cya Burkina Faso bakomeza kugira ubwoba. Abenshi bakomeje kuvuga bati biragoye cyane ko twangana n'igihugu cya Israel, igihugu gikora intwaro, igihugu gishobora kuba cyatuma Iran iri kurira umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, igihugu kiri gutuma abanya Iran barara bari mu miroborogo. Biradusaba ko tubanza gutekereza neza kandi tukamenya neza none habo turi guhangana nabo ntitukiri guhangana na Donald Trump gusa, ahubwo bimaze kuba ibihugu bine. Ese biragenda gute? Niyo politike yishe nyuma y'ikintu tugomba gukora kugira ngo tureke guhangana n'ibihugu bikomeye cyane ku isi. Ibi byaje gutuma isi yose muri rusange yibaza niba koko igihugu cya Burkina Faso kimwe mu bintu bidasanzwe bagomba gukora ari ukwemera bakayoborwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Gusa ukuri kugaragaza neza ko ibi ngibi n'ubundi binabaye bitatuma abahiga Captain Ibrahim Traoré bakomeza kwiyongera umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye. Ese ukuri kwishimira ibi byose ni ukuyi? Ese politike ya Afurika igiye gusenywa n'igihugu cya Israel?
cyangwa igihugu cya Burkina Faso kirakomeza gihangane n'igihugu cya Israel, Ubwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose byaje gutuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré cyane cyane Paul Damiba uri mu gihugu cya Cote d'Ivoire avuga ko uko byagenda ko ariko kose inzira byanyuramo zarizo zose ko uyu mugabo agomba kuva ku butegetsi. Uyu yagize ati yahimbaga avuga ko ari ibihugu bitatu, none ubu ngubu hajemo n'igihugu cya Israel. Ndamye nashidikanya neza ko none uyu nguyu agomba kuva mu nzira. Ndetse abashoboye kuyobora igihugu bakakiyobora. Ikibazo cy'amatsiko byagenze gute kugira ngo igihugu cya Israel kisange ku rutonde rw'ibihugu uri guhangana na Captain Ibrahim Traoré umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye? Ese iyi ngiyi aba ariyo nzira nziza yo gutsinda kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa ni umugambi muri ushobora kuba watuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika utsindwa noneho burundu? Ni nyuma y'uko umwe mu bamaneko bakomeye cyane bari baratumwe n'igihugu cya Israel ngaze kugambanira igihugu cya Burkina Faso maze yice Captain Ibrahim Traoré yaje kuvumburwa. Nakubwiye ko uyu nguyu yageze muri iki gihugu maze akigira inshuti ya hafi n'abajenerali bo muri iki gihugu, maze biza gutuma uyu nguyu mbere y'uko abaneka bo bamanza kumuneka. Umwe mu bajenerali bo muri Burkina Faso aragira ati yajyaga ku ruhande akajya kuri telefone ubona neza ko neza hari abantu ari kubwira ibiri kuba mu gihugu mwe ndani. Uyu noneho byaje kunungura cyane ubwo yavugaga ko yifuza kuba yajya mu nama ya perezida w'igihugu, yari bujye mu nama ya perezida w'igihugu nkande kandi atari umuyobozi w'igihugu n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Uyu we uwamwohereje kuneka ashobora kuba yaramwohereje nabi kuko ntabwo yari azi neza icyo agiye gukora. Uyu mugabo ubwo iminsi yagendaga ikorushaho kwicuma nibwo yarushagaho kwigira inshuti ya hafi y'abasirikare bagiye batandukanye, maze nawe babwira buryo ki ibintu arimo atabizi ko ari guhunga igihugu cyangwa kubera ko ngo kiri gutera ibisasu kuri Iran kandi ko atakifuza kuba mu gihugu cye, ahubwo ko ngicyo bamukorera ari ukuzamwegeza Captain Ibrahim Traoré maze akaba yamuca bugufi akamusaba ubwenegihugu bw'igihugu cya Burkina Faso kugira ngo atazasubira mu gihugu cya Israel. Bakimara kumva ibi ngibi bamubwiye ko bazagerageza bakabimukorera. Gusa uyu nguyu zimwe mu ntego zatumaga yifuza kwegerana na Captain Ibrahim Traoré ntabwo byari ukumusaba ubwenegihugu, ahubwo yifuzaga kumwica. Nyuma yo kubona ko ibi ngibi bidakunze, uyu mugabo yakoze ibishoboka byose maze yigira inshuti za hafi n'abandi bantu bamugeza imbere ya Captain Ibrahim Traoré, abaminisitiri n'abandi bantu nk'abo. Ndetse banavuga ko uyu mugabo bimwe mu mishinga ikomeye cyane mu gihugu cya Burkina Faso bisa nkaho yayishoyemo amafaranga mu rwego rwo kwiyerekana ko ari umwene igihugu nyamara wifuza kuba umuturage wo muri icyo gihugu. Kimwe mu bintu bigaragara ko uyu nguyu yaje amaramaje kugira ngo yicishe Captain Ibrahim Traoré. Ibi byose byatumye isi yose ikomeza kwibaza ngo uyu mugabo yatumwe nande, ninde wamuzanye, ni cyo kintu kidasanzwe yaje gukora. Uyu mugabo kandi isi yose yatangiye kumirwa nyuma y'ibikorwa bidasanzwe yakoraga umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, maze abantu benshi batangira kwibaza se koko uyu mugabo nibyo by'ukuri yaje gufasha igihugu cyangwa ari ikindi kintu cyamuzanye nyuma. Ni nyuma yo kuba bamwe muri bamaniye kuba Captain Ibrahim Traoré bavuze ko byagenda ko ariko kose uyu mugabo bagomba kumuneka umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye, maze benshi bavuga ko uyu mugabo ngo ibyo akora bya buri munsi bifite aho bihuriye n'ubumaneko cyane ko ngo ari impapuro zigiye zitandukanye. Undi yagize akantu gato yabona kugenda politiki ya Burkina Faso ahita hamagara ku kanya byihuse. Uyu mukumuneka basanze afite imbunda zigiye zitandukanye ndetse basanga afite inyandiko zigiye zitandukanye zigaragaza amasezerano yasinye y'uburyo cyagomba kuzicisha Captain Ibrahim Traoré, kandi akabikora yigize umuntu ushaka kwinjira mu gihugu kandi akaba mu gihugu mu buryo budasanzwe. Uyu kandi akavuga ko ngo agomba kuzaba yararambiwe intambara hagati ya Israel ndetse na Iran, ahubwo ko ashaka kwigumira mu gihugu cya Burkina Faso ko yanakunze umugani wa Afurika wose muri rusange. Nyuma yo kugwa kuri izi nyandiko, uyu nguyu akomeje kubahatiriza ngo bamuhuze na Captain Ibrahim Traoré. Mu kumuhuza nawe bamuhuje nawe bazi neza icyo umugabo yaje gukora mu gihugu cya Burkina Faso, maze akimara guhura na Captain Ibrahim Traoré byaje kurangira Captain Ibrahim Traoré amubwiye ko ibyamuzanye byose yamumenye. Uyu yaragize ati rimwe na rimwe guceceka ari igihe biba ubugambanyi. Bamwe rero baraceceka bakagira ngo ntabwo ibintu bigaragara. Bamwe muri twebwe bicaye ahangaha bazanywe n'imigambi igiye itandukanye. Ndagiye mbwira uriya mugabo uri hariya w'umwisirayeli wifuza kuba yatwicira igihugu maze akaza kuza kudufasha ngo twubake ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, nyamara mu mutima we harimo gahunda yo kwangiza igihugu. Ndagiye nkubwira ko ibyo wifuza kugeraho bizakugora cyane kubigeraho. Uko kanya uyu mugabo mu gihugu cya Israel yahise afatwa maze arafungwa nta mumaneko n'umwe boheje mu gihugu cya Burkina Faso. Ahubwo ko uyu mugabo aramutse yaranafashwe ashobora kuba yaroherejwe n'undi muntu atari perezida w'igihugu cya Israel.
ese ukuri kw'ibi byose ni ukuyi? Ese ukuri ni uko Captain Ibrahim Traoré koko n'ahantu ahuriye n'ibiri kwa mu gihugu cya Burkina Faso, cyangwa ibi ngibi bigaragaza neza ko uyu mugabo yaje ko kaje kuneka? Ese niba yaraje kuneka ibyo yaje gukora yabigezeho, cyangwa byarangiye byaje gukora bisa nkaho bimunaniye maze ahitamo kwigaragaza? Ibi kandi byagaragaje buryo ki igihugu cya Israel gishobora kuba gifite abamaneko benshi mu gihugu cya Burkina Faso mu buryo bw'ibanga kandi bukomeye cyane, byaje gutuma abaturage bo mu gihugu cya Burkina Faso bavuga ko uko byagenda kose bagomba kurinda perezida w'igihugu cyabo. Ibi byaje gutuma abanyapolitiki bavuga rumwe n'umutetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bagira bati ni ukwitonda, birasa nk'aho ibihugu byose byifuza guhangana na perezida w'igihugu cyacu. Ibi kandi biraza kudusaba gucunga umutekano mu buryo buhambaye, kumenya ibyo turimo umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ibi biraza kudusaba kubaho neza kandi tukabaho turi gutekereza ngo ni ikihe kintu gikurikiyeho. Ibi kandi biraza no kudusaba kumenya ngo harakorwa iki, biragenda gute. Captain Ibrahim Traoré ni umwe mu baperezida bagaragaza neza ko uko isi ifata ibintu bigomba kuba bitandukanye kure cyane nuko ibintu biba bimeze. Uyu kandi agaragaza neza ko uko byagenda ko ariko kose inzira byanyamo zarizo zose ari umwe mu bagabo bagomba kuzacungura umugani wa Afrika yose muri rusange. Abavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bavuze ko bagiye gukaza umutekano, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bakomeje kugira bati ese ubundi amanisa amaboko akavuga ko yatsinzwe, ibyo yirirwamo bya buri munsi ngari guhangana n'abanzi ari kubona azabivamo. Uyu mugabo nawe rero birasa nkaho adashobotse. Ibi byose byaje gutuma isi yose muri rusange yumirwa. Ese kuri urimo urumva kimwe mu bintu bidasanzwe kwa mu gihugu cya Burkina Faso ari uko ibihugu byose byihuje, cyangwa perezida w'iki gihugu ari guhigwa kurusha abandi bose noneho no kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho? Tanga igitekerezo cyo muri comment section uratubwira uko byumva kubijyanye n'ibikwa mu gihugu cya Burkina Faso, cyane cyane kuri uyu mumaneko wari worojwe n'abayisiraheli maze kabirangiye afashwe. Bikatsuba ni mu kiganiro cy'ubutaha, aho nkuko bisanzwe nge twabanye uyu musore wa Detu Ingabire akirokanya bibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda, aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi tuamenya byinshi kugene na politike n'imiyoborere y'isi yose muri rusange. Aha ni ho honyine dushobora kuba twamenya uko twatwara ibintu cyane cyane kugene na politike n'imiyoborere y'isi yose muri rusange. Rero ubwo bwa mbere ukigera hano nuva ndakanze subscribe, like, comment and share. Reka mubwire ko ari uburyo bwiza bwo gukuramo zino nkuru zacu kandi mu buryo bwihuse, kari kujya mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Urajya muri comment section urebe comment ya mbere ni link na pininze, urayikandaho joining uba munyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp, maze tuye tubana buri munsi uko bwije n'uko bukeye, tumenye byinshi kujyanye n'umugani wa Afrika, cyane cyane kujyanye na politike n'imiyoborere. Stay safe, be blessed, we love you. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Igitabo TV Rwanda.